Uganda we umutantine yishe umwana umugore ahita ajya muri koma direct yabyumvise ayirimo yavuyemo hashize umwaka yabyaza umusaruro musenge kabisa umva bino bintu twirwa tubabwira communication nderere isuku ujye wubaha umugabo ibyo bintu bikoze utasenze ntabwo ibyo bintu bigaragara ntabwo bisebya mbahuroga hari abantu baza mu shahado nyine afite mission yo gusenya ingo muri iki gihugu byagenze bite byarangiye bigenze bite nyine afite mission donc bafite team y'abantu batumweho n'imyuka mu izina rya Yesu yego none turuye uratukesheje sinshaka uzabyumva ntabwo nkiceka uriceka Stella iyo ndi kumwe nawe ntabwo wakwiceka nakumenya ugishyira utuntu tujombana hafi aho atubona amanuka oya pe oya mureke imirimo y'Imana ikore hari nubwo ari uko Imana yabipanze uko bizagenda hari igihe nyine ikibazo ni kimwe ku mugani wa Beni niwe wavuze ngo nahikimana yari nyine yatangiye kubaza Imana ibibazo avuga ati nimba narabonye ibyishimo amezi 5 ese mbere yuko dusoza banza wumve iburetse icyo kibazo ni igiki mama wanyu ni umubyeyi mwiza pe nubwo atandeze sibyo kurikije amagambo 3 twavuga ikintu ujya wicara wowe apana ibintu byo kuvuga ngo ni umuntu wikubajije cyangwa wowe ukicara ukavuga uti cyakoze oya reka nkubwire ikintu cy'abana Uwiteka ababyeyi ushobora kuba uvuye no kwizamu wenda ubu ndumva bibaye we agiye kumenya nk'abantu bajya ku murongo Inyamirambo bajya ku murongo bamenyereye konsa babandi banyakagore nkanjye ahangaha bakajya gushiduka ukabona ari kwegera gutya ati se bigenze bite mabuja bigenze bite ati nenze kometse oya biri seri abantu baba batonze umurongo ni kuri abantu babazi babambwiye ngibyo Jebede yavuze ngo yavugije indo nuko yabyaye urabyumva kumva n'umwana wawe neza bamunyuze hejuru we oya ikindi hari ababyeyi bafite akazi gatuma batajyana abana babo sibyo nk'umuganga warayizamu ava ku izamu umwana yagiye ku ishuri sibyo cyangwa akaba afite umugabo nawe w'umusirikare biba bigomba kubaho ko uwo mwana none se sheri ko hari n'uwo bajyanira nyine uwo mwana ntavuga ati makamamagaye meteze menye ko umwana yageze ku ishuri basi nahamagaye uwo muntu tantine umwana yamugejeje ku ishuri basi abatantine batubona nukuri turabasabye mujye mubyitaho ufata umwana wa mugenzi wawe nk'ahari ubundi waba warabye waba utarabye aho kugira ngo gucike umurekuye amaboko ujye umukubita bakwirukana kwa kubisa umwana ariko batazagufunga ko umwana wawe wamurekuye gutyo gusa narambwiye ngo abana banjye nabujije umukozi wa mbere namubujije gukubita abana niyo mpamvu leta ashobora kubakora ndabwo umwana wawe rero nimba ari icyo niwe ugoye kuko yamweka ko gutya simbuka namuhonda sanze imodoka basizemo niyo bazamukamo ariko akampa akajya hirya umva nkubwire hari abana bakubagana bari no mu myaka ukontorora gukubagana kwabo bigoye ariko umushyira ku nguti ukagira icya uziretse burya namujyana ku ishuri n'igiti SMP wowe ntibyakubaho nka wa muntu twumvise umukozi yishe umwana mu izina rya Yesu oya byagenda bite ubyumvise gusa ni ukwiturira indera cyane kuri kw'Imana oya ntabwo wamwica se wabishobora izo mbaraga uvuga rega batarabona ntabwo namwica wasara waba umugereye neza waba umuciriye shortcut umukorera iki nakumuca urwara ukarusesereza ejo ukarukingirana mu rugi
Keka ko umennye hasi. twakoze mu bugome ubugome turabapagani ntabwo kwihorera bibi none se wakora iki jeme Ufashe nk'hasi ugasuka hano uru ruhu rukomo ukagenda umanuka. hanyuma umwana nyine uramukura ndetse hariho ntibababuze bagatuza Ujya komeza kumva uburyo ugira ngo ibyo uvuga se ubona n'imbaraga nta mbaraga ariko ye uburyo barakubwira ngo tumukorere iki umva se amategeko ategeka. nta kindi wavuga ngo bamwice Uganda we umutantine yishe umwana umugore ahita ajya muri koma direct yabyumvise ayirimo ariko yavuyemo hashize umwaka njyewe nagiye abyuka avuga ati umwana wanjye ari he umugabo yarumiwe ahora amwicaye iruhande kwa muganga Ufashe abantu babiri. Germaine umukozi yarageze yarahiye umukozi yarageze inzira yashya ibintu byose birashya memo n'imyenda ikintu nagarutse umugabo arambwira ngumva ngo umureke umukozi umva inzu yose firigo byose ari gutetana ku irembo aho ari kuko gutereta yasohoka aha agasiga atetse ntabwo nzi nimba ari siriku y'amashanyarazi ibyangombwa intebe matera hahandi uhagarara nyine umeze oya intuza kizimyamoto zaje ari ebyiri iya mbere ahise bwa mbere iraza ndabona mbere umugambwe ati guma aho uri ku kazi gumayo ngenda bikemura kikomba niyo kabiri irahise ntangira gutubura ntangira kugenda hari ku mashini n'akorera guturubura umuyobozi wacu umwe wo muhayitera atangira aramperekeza aho ngiye akankurikira bazangara bamati ngicara agize ahamagara umugabo wanjye ngo ese atahe nabo ngo yango ntihagire umuntu uza kumufata ntangiye gutubwira ibaze ntuze byiri kizimyamoto ari umukozi ubitiye twagiye dusanga ari ivu kabisa umukozi ariko nta muntu wari urimo nta wahiriyemo nari mfite ngewe n'umugabo twagiye ku kazi hagasigara umukozi yaratetse rero ngaho ibaze niyo mpamvu mvuga ngo ikintu cyose wakihangana n'umwana wamwihanganira ntabwo mvuga ngo narunzinze ibintu byinshi byose aho kandi mba mfite n'uruhinja ruba rwarapfuye bahwe kandi icyo gihe hari yari utwite yari nagize stress control ziranga naraye kwa mukuru wanjye kubera ko nakorera mu rugo ariko se ubu wamenya uhera he umweru ndi kwa mukuru wanjye ntazi n'ibyari byo wamenya uhera he arimuka mbona kujya mu rugo ahandi hashyashya atangira kuri zeru uragatangiye kuri zeru ufite n'umwenda wo kwamba muri make nta kintu na kimwe uturasha nta n'icyangombwa nta naho wavuga ngo nitwa Germaine ngo nayibonye nayirashya ibi bidagamura zirashya ibintu byose birashya amafaranga twari dufite ngo tugiye kwimuka n'ubundi arashya yari twabikaga mu ikota ahantu muri Portomani ayiwe data ibintu byose byarahiye garderobe harokotse matera nayo yarahiye uruhande rumwe irakatsindwa iyo matera se wayikoresha iki ruzijamara ibintu yari afite yababa we ni ukuri jya usengera urugo rwawe cyane usengera ibikoresho byawe ibikoresho bukoresha n'imvura nigwa jya uvuga ati umva nkusetse mwebwe se mujya musengera abantu babafasha mu rugo cyangwa muri isengera mu yewe bwanyu niyo ngira inama umushuti wanjye ugiye no gukora ubukwe ndavuga ni mu bintu uzasengera bya mbere uzasengera umukozi wawe ngewe ntabwo nsengera uwo nzazana mpora nsengera tantine na vedasite ntabwo nzi ibyo bifuza mu buzima ariko imana ijya ibibaha bagira imitima myiza tubana amahoro nyine pe rwose kuko hari ukuntu natwe tuba selfish ukajya kuryama usengeye umwana wawe usengeye umugabo wawe ngo byara ngo nabo ngo muvukana bigo birarangiye ubana n'abantu bagutekera bakugire iwacu ikintu bihabaze dufite iminsi dukora amasengesho twese na Sabine twese ni byiza ntabishobora biramureba ko turabikora kabisa ni byiza ni ukuri sinzi impamvu twikore kandi aba bantu baradufasha nubwo uri kuvuga ngo hari abatantine yego badashobotse ariko nk'uyu tantine shase mbizi n'ikintu nzamuha hari abashobotse n'abadashobotse ariko before yuko aza no mu buzima bwawe
kubita ivi hasi usenge uvuga ati uyu muntu sinamureze ntaho tuziranye ariko mana mureme mu buryo hari meze umuntu duturanye iwacu ntuye aha atuye hano inzu zacu zirarebana yazanye umukozi yatumweho imyuka mibi yatumweho ku buryo nyine yarabimubwiye gutyo yatumweho atari bya bindi by'abarokore ntabwo ari byo yatumweho ati ruriya rugo rugomba gusenyuka abana bakabura amahoro bakarwaragurika kandi agakora amakosa ntibagire icyo bavuga kubera imbaraga mbi yatumweho ku buryo nyine ni umuntu afite misiyo yo gusenya ingo muri iki gihugu byagenze bite byarangiye bigenze bite nyine afite misiyo donc bafite timu y'abantu batumweho n'imyuka mu izina rya Yesu yego none baturuye uratukeshe sinshaka uzabyumva bizabiri usorora oya niyo mpamvu ntibijye ntibijye kwa ntibijye iwawe bwizi oh god oya donc urumva uwo mugore Jose muhe atokeshe neza muhe mikoro katuyifate nka uwiteka urumva uwo mugore nyine umukozi yaramukoreraga amakosa yava muri urwo rugo akabona amakosa ye menshi yagera muri urwo rugo akanamusaba imbabazi umbabarire ko nkubwira nabi umbabarire ko bigenda we n'umugabo ntabwo bigeraga babwirana nabi barashwanaga induru zikavuga umugore shyira ibyo hasi mwana niwe mutima w'urugo sinzi dega yakoreye yakoze mu rugo ku mwana w'uruhinja bari bafite sinzi dega sinyibuka neza umugore yari yasenze uwo munsi yari yaraye mu cyumba cy'amasengesho avuga ko imbaraga mbi kabisa zimushiramo abyuka mu gitondo abyivugira wapi nyine imbaraga mbi zavuye muri ubu zaraneshejwe uwo muntu abyuka agenda yabibye yajyanye ibintu byinshi baramushaka baramubona ntabwo bamukubise baramusengeye avuga ibintu byose ati nasenyera urugo rwa kanaka nasenyera hari abo twaryamanye hari abo nateranyije hari abo abana bahuraga mu bitaro yavuga ati kandi ntabwo turi bake turi benshi twari turi mu gihugu hose ntabwo mvuze agace ariko abenshi ngo niho baturuka kavuga twirinde ndakura hirya urakatubwira nyuma muramenye mutazajya ibyo mu nsuka niba umenye ayo makuru gihe yabyaza umusaruro musenge kabisa umva bino bintu twirirwa tubabwira communication nderere isuku ujye wubaha umugabo ibyo bintu bikoze utasenze ntabwo ibyo bintu bigaragara ntabwo bisebya mbahuroga hari abantu baza mu noneho ikintu usenze ukarira cyo Imana ishobora kuba icyumva mbere y'ibindi byose abandi bose bazenze agahinda k'umubyeyi Imana irakumva cyane abantu bafite misiyo zitandukanye kuri iyi si ni nk'uko ushobora kumbwira ngo sekirite y'igihugu ngo iri mu basirikare gusa bambaye uniform no nyine n'abatambaye uniform bakora sekirite y'igihugu mu buryo bwabo sibyo turakiguyaguya yego nyine muri angire zose rero ni nk'uko muri angire zose habamo abantu bose abagira nabi abagira neza abantu bose rero baza na misiyo nziza ku isi mushyire ivi hasi rero niba mushaka abana banyu uburinzi bwabo niba mushaka ingo zanyu ko zirindwa niba mushaka yuko umutima yanyu akazi kanyu ku buryo umuntu aza ku kazi ari gatumwa kuri wowe ubuse hari umuntu uba uzi neza ushobora no kwijyanira umwana ku ishuri ubu urishoboka umwana uri bumuzane ari muzima ahubwo se imodoka ntiyakugonga wamwitwaye imodoka yireke n'ikindi icyo ari cyo cyose ku ishuri yasitara no hari ababyeyi twibeshya rero ibintu by'amafoto cyangwa se cyo kecapa ibiryo byahise bimunanira hari abantu twibeshya ukaba wumva uzaza usengera abana bawe uri en distance nabo muri kumwe ntacyo waba
uri imana se nshuti yanjye si ibyo ubundi igihe cyose ninde ubuzi ko ari bubyuke se ari uyu muzima mwana ngiye kubyara ngiye kumwitara indi mana rame kuba uwo mwana wo muri 2020 kuko hari indi mana ni ukuri nako 2020 ukamukubita pasi nawe watubwiye ngo kubyara ni gutwita ni kimwe kubona umwana muzima ni ikindi no kurera agakura ni ikindi ni ikindi kabisa ewan utwo tudetaye twatuvuga hari abantu bavuga ati ibyo mu byihorere narabasengeye ibyo mu byihorere nasengeye inda yanjye yavuyemo ibyo mu byihorere umwana yagiye mureba mwifatiye hari n'uwo batubwiye we yubikishije umwana inda ukwezi kumwe twana agafata hano nyine mama we yagiye kuri breakfast mu gitondo asiga amubukishije inda kuko akunda abana baba batangiye umwana umwe ntabwo agira ukwezi kumwe ntabwo azi kugira gutya aho ariko abana b'iki gihe bakura vuba ahubwo yarihindukije biranga kugerayo ahita yubika amazuru aguma ameze atya ari kuwiga noneho nyina ari ku meza iyo ugiye kumva yumva umugongo ngo pa uragudutse ubwo umutima w'umwana warucitse kabisa oya Stella unamuruka ni inkuru oya ntabwo ari inkuru oya ni inkuru urabona ko isaba nkaho bibaye Stella none yeba buwite njye nababwiye ko umwana wanjye nsinzira agize umwaka kukirira bameze gutya nsinze uziko nanjye kukirira nanjye abana ntabwo nsinzira noneho ikindi abagabo bajye batwihanganira kabisa njyewe itara riraryaka kandi abagabo ntibabe siporo njyewe rero ndamubwira ntumbe ngiye kugira ibyumba bibiri uzagira akabajuru nta kundi na bajuru njye ngo nyizeye iransinziriza bitaraba bajuru uyishyira hano wahindukiye hariya ntibihareba ntabwo haba hano haba hatabona hano niho ibibona njye ndamubwira nzajya nkora ntaha reka nisangira umwana oya ntabwo tuba dukunze abana kubarusha ariko vrema rwose umutima w'umubyeyi oya nawe uba umukunze mwana ariko we utamuraje ntacyo yaba ariko utitaye ku mwana yagira ikibazo ni ukuri w'abana bazamura amaguru urabona abana bazamura gutya ibintu bakiyorosa niba udafite ubushobozi bwo kubambika utuga ku ntoki ushyiraho amasogisi ntabwo abona ukuntu afata ikintu kuko nyine amaboko aba ameze nk'aziritse urabumwambika nijoro ukamworosa neza ntabwo azamura ariko nyine hari umuntu ntacyo aba yakoze pe umwana akaryama akabyuka byarangiye cyangwa se akamujyana no ku ishuri akamugeza no mu ishuri bikarangira ikintu icyo ari cyo cyose utafitemo uruhare ntabwo twakubremeye ariko ikintu wagizemo uburangare urinda upfa utibabare cyane rero impamvu Imana yaguhaye uwo mwana uwo mwana umugize urufunguzo ndagufungurira mubyeyi ndakwisha nukugira ngo utiranye hano niba hari ikinyama kiryoshye we waba umemukiye uri kumva kora ibishoboka byose niba udafite n'intege nke niba ufite n'intege nke arandogora ariko niba ufite n'intege nke niba ufite n'uburibwe runaka niba ufite imbogamizi akazi none se iyo yapfuye umara icyumweru cyangwa utarasubira ku kazi sibyo kandi ariko niwe wakoreraga cyane ibintu byose pembeni ab'Imana yaduhaye tubabeho nibutse ko bwije reka njye kuba ku wanjye murabeho ahubwo Imana igifasha buri muntu uwo ari we wese hari abamama bafite abana babananiye Imana iyo ibafasha abana babo babibaza kuko kubyara umwana ukamurira akiga neza akaba ikirumbo ni ibibazo rero Imana idufashiriza abana twashyize kuri ibi bitapika ubu tuzane hari icyo yavuze urumva imitima imeze ngo oya Imana iraturindira turindira ababyeyi mbujije ababyeyi bose na Stella mwiyamye mwihanangiriza oya kwiceka bo nzabakubita ndabivuga reka mbivuge uzi ibyo ari byo ndabizi ko bampamagara nkahita numva mwana ujya iki hari indi mana we nanjye ntabwo nkunda kuki we expecting ibi cyane iyo tantina mbibye kandi atajya mbipa ntamuhamagaye tuvuga umwana abaye iki nanjye nuko meze ni bibi cyane ariko none aha ngaha amuhamagaye ngiye muri toilette
bikaba ngombwa ko ntari busakuze ko mu kiganiro hamubebe ningabaye iki ahora n'igishyika ni bibi pe mu mutima wanyu muhatoze positivite yambwira ngo ingabanye ishyika ku bana kandi ntabwo ari uwanjye gusa abana bose Germaine urampamagara ngo ndagushaka ni amahoro umwana ameze neza ararwaye we mugabanye negativite mu mutima ku bana bacu cyerekana ko mudafitiye imana icyizere none rero baba we shaka nkigira we sikararira nkahuruduka ahantu ndi sinita ngo nta mbaraga mfite kuki rero mugabanye cyane uzapfa oya imana urumva ukuye umutima gutyo byabuze imana gukora icyo yagambiriye kugira imana icyizere rero mwite ku bana banyu mubasengere mureke imirimo y'imana ubundi se ameze neza wabigizemo uruhare byahe none se mugabanye igishyika rero ku bana pasiteri haleluya ariko biba byarakuriye ibyo bintu byarakuriye ukuntu bimbwiye buri munsi ndabikwiyama wiceka byo bazakwira ntabwo nkiceka oya uriceka Stella iyo ndi kumwe nawe ntabwo wakwiceka ntakumena ujye ushyira utuntu tujombana hafi aho atubona amanuka oya pe oya mureke imirimo y'Imana ikore hari nubwo ari uko Imana yabipanze uko bizagenda hari igihe nyine ikibazo ni kimwe ku mugani wa Beni niwe wavuze ngo nahike Imana yari nyine yatangiye kubaza Imana ibibazo avuga ati nimba narabonye ibyishimo amezi 5 ese mbere yuko dusoza banza wumve uretse icyo kibazo ni igiki mama wanyu ni umubyeyi mwiza pe nubwo atandeze sibyo nkurikije amagambo 3 twavuga ikintu ujya wicara wowe apana ibintu byo kuvuga ngo ni umuntu wikubajije cyangwa wowe ukicara ukavuga uti cyakoze mama yambereye umubyeyi mwiza ujye ubibona rero nk'umwana wawe azicara wate cyakoze mama aragakubitwa n'umuruho uwiteke mu izina rya icyo kintu ujya gitekereza amahana nk'umwana wanjye ndamuha iki cyose gishoboka atazavuga ati mama aragakubitwa n'umuruho kurinda ni kimwe bavuze ngo ni rero nikuze ariko mbireka nkubwire ntabwo uzi ababyeyi bahaye abana babo ikintu icyo ari cyo cyose bita cyiza bakabananira baba babananiye ariko mu mitima yabo baba bavuga ati mama ntacyo yananiye atari umubyeyi wazanye umwana ku gasozi ku muhanda yezu wevuye mu gatsata ndibuka arahamusika sibyo yatamanyaje nza kandi ndabizi neza ko yamusize ahantu azi kuko bigaragara ko yamusize ahantu yizeye ko bashobora kuzamurira kandi akamukurikira abantu bangora kubabarira nabo babiri umubyeyi ufite umwana n'umugabo ufata umwana ku ngufu icyo cyo ntabwo aba ari kizima icyo gihwinini kijya gufata umwana ku ngufu abantu bagarabya hari abo basheteye ngo nabyumva yego shango 3 undi 6 umuhungu wampaye 6 umukobwa 3 ngo amwemeze mu muhanda sha arabikora akora DCC yarashaje warababonye umukobwa waramubonye yarababonye none se umubyeyi ukena agasheta umwana wowe ni ngombwa ati genda bakurye bitandukanye se n'umuto uwo ntaho batandukaniye kabisa rero hari umuntu wigeze kumbwira ngo ikintu cyose kizashoboka mu buzima cyose kizashoboka umwanya discipline amafaranga ibintu byose kizashoboka uzagiye abana bawe ikintu cyose kizashoboka ngo witange abana bawe bamere neza uzajye kubera ko umunsi bazavuga ngo uri intwari yacu uzabyenjerwa kurenza umuntu wese bivuze ngo umubyeyi wari we wese azarwanira ijambo ryo kuvuga ngo uri intwari yacu ni ukuri aba ari umupapa aba ari umumama dusoza rero niba ababyeyi beza urwo ngukunda ni kimeza ngukunde ndugudu ko dufite ni wowe dufitiye mwakoze kudukurikira nakomeye reka nkubaze iyo ukangutse ubusazi ubufatisha mu gihe kingana iki ntabwo iyo nkangutse ngo ndakuvuga rero akanguka arakaye ufatiraho hashyize nabonye wakangutse urakaye
oya iyo nkangutse ntabwo mba nshaka kuvuga ariko iyo ndi kuvuga mba ndi gusuta ku bugoryi bwinshi hari n'ubwo mba ntashaka kuvuga uzi ko hari umuntu utinya mpingazi maze kubera ubugoryi bwe ndamuzi barampaba ariko ngewe ngo ndanikana cyane aramuhabwa avuga ati mpingazi maze oya ariko ntabwo nsubije kugira ngo ufatishe ubuzanga ubufatisha mu gihe kingana cy'ukawa ntabwo mbitekerezaho bizana ubuzanga bwe ni karemano si karemano biterwa n'amudurimo ikintu icyo ari cyose ariko ubu cyakubwiye ukuntu mu rugo mpagera yanose ariko hari inkuru ndimo aho uyirimo pe sinko ndeba ntabwo uyirimo iyo nkuru reka dusoze dusoza rero tugana ku musozo ikibazo kimwe mwakoze kudukurikira icya kabiri Imana ibarinde icya gatatu mujye muri ibiganiro byacu mubirangize n'ingazi bababwiye uburyo mugomba kubireba mujye mubireba dore nk'ubu dutashye ziburi ibiri ngo zuzuye saa 3 twahereye saa 3 muri kumva ibyo bintu byose tuba twakoze turitanga pe rero mujye mudufasha namwe mwitange mubirebe uru rukundo mukomeze murutwereke